Dutangiye bakwereka abakobwa babiri bahagaze hano. Hari umusore wese ubaturuka inyuma araza afata umwe ku rutugu, umukobwa umwe wari wambaye ingofero bari kuganira rwose na mugenzi we. Muri ko kumufata ku rutugu, wa mukobwa disi yakebukanye n'agasuzuguro agiye kwitegereza umukobwa cyangwa se umuhungu wamufashe ku rutugu. Hano disi umukobwa yatangiye kwirekuza umusore ati ndakubwiye mvana ubwo kuboko kwawe, sinshaka gufata ku rutugu. Atari kwa musore we nta cyubahiro wiha. Hano disi umusore ahita amusuhuza ati basi mpa ikiganza cyawe maze unsuhuze, basi no gukora mu kiganza cyanjye urabyanze. Hano disi umukobwa yanga neza kumusuhuza akamubwira ati ntabwo nagusuhuza, ati reka reka. Hano disi umusore aramucanga agahita yisubiza mugenzi we wa mukobwa bari barimo baraganira. Disi umukobwa amusuhuza n'akanyamuneza ubona aseka rwose yishimye. Hano barakwereka umukobwa wewe disi ubona ko yikundiye umusore. Umukobwa rwose yatangiye guhinduka. Hano umusore nawe atangira avuga ati uyu nguyu niwe wanjye, ahubwo nari ndimo ndihoma. Filimi yacu iri kugenda isesengura buri kamwe kose mu bijyanye na romatike cyangwa se iby'urukundo, uburyo urukundo rwikora cyangwa se urukundo rwizana ni uko biba bimeze. Hano rwose umusore uramutungura agatangira akishima mu mutwe rwose akavuga ati mana wowe urema ibirema nk'ibi ngibi, abakobwa bafite imitima myiza nk'ingiyi ujye ubarema ari benshi, abafite imitima ya mukushi nk'iyo no mukobwa yanze kunsuhuza ubarema ari bakenya. Ndifuza ko abasore bose baba muri paradizo ijyanye n'iby'urukundo. Hano disi umukobwa atangiye kuganiriza umusore ati se umeze gute, ati shani imeze neza. Hano disi umusore aba ari kajuga aratangira agatera umukobwa imitoma ati ariko wa mukobwa we aturi mwiza sinzi icyakuruta, ati ni gute ubona umusore nkanjye, umusore w'amafuti ukamwishimira bigezaho, usagenda nakubonye ubona rwose uri ikibasumba, bonora uruta bose nabonye mu buzima bwanjye, ariko we sinzi impamvu utabibona. Hano disi umukobwa ahita asekamo disi mu gaseko keza cyane akagiramo udusoni ati mbega umusore, ati n'umusore ni igitangaza pe, ati mbega umusore, ati si koko mana, ati iyaba yankundaga najya muranseka. Hano disi umusore nawe arishima ati rwose ntubona hano hari ikintu aba afite ku mukandara, aba afite ipfundo ry'ururabyo rwose hano yaripfunyitse ku mukandara. Hano nta kindi akora ahita akuraho ukuboko agahita akuramo rwa rurabyo rwose rwiza cyane, agahita abasha kuruha wa mukobwa bamwakiriye uko yari ameze n'uko yari ateye. Disi hano umukobwa baramutungurwa ati si urwo rurabyo ni njye waruteguriye koko utabeshye, ati cyangwa n'undi, ati rwose niwe naruteguriye, nari naruteguriye n'umukobwa ariko nasanze rutamukwiriye, nasanze rukwiriye wowe, umukobwa w'icyubahiro, umukobwa ukwiye kubahwa kandi agakwiye no kubahishwa. Umukobwa rwose nasanze ari icyifuzo cyanjye naburaga mu buzima, niwe kara kanjye k'umumara yanjye. Hano rwose umusore aha ururabyo umukobwa akamubwira amagambo meza yuje urukundo. Hano umukobwa areba mugenzi we ati wawe, ati ntubibona, ati umusore nanjye narabuze yari uyu. Wa musore nta kindi akora akuramo agashokora agaheza wa mukobwa yanze kumusuhuza. Muri ko akomereza umukobwa aza ugafata, aje ugafata rwose umusore akamwaka akamubwira ati ntabwo kakubereye nta nubwo ugakwiriye, icyawe ninda gusa ntacyo umaze, bivuze ngo ntacyo mfite ntiwankunda. Umusore ahita agaha wa mukobwa disi yamukunze akimubona. Umusore agahita amubwira ati ngaho mpobera mukobwa mwiza mwari w'icyubahiro. Hano disi wa mukobwa disi ahita ahobera disi umujeni hano muri kwa kumuhobera. Hano rwose umusore nawe ahita aza guhobera wa wundi yari yanze kumusuhuza ngare basi ko noneho yamusuhuza. Umukobwa ahita aza nawe kumusuhuza muri kwa kuza kumusuhuza nta kindi kintu gihita kiba. Umusore ahita yirengagiza wa mukobwa atazongera no kumenyera, yari yamusuzuguye ariko abonye mugenzi we ibibaye no kunamwishimiye rwose bimutura umutima. Hano barakwereka abangaba bombi bararebana bagahita baseka ati uzajye wiga kuba mu buzima bwose nkaho ufite umukunzi cyangwa se umuntu ubonye
bwa mbere azaba ari we mukunzi wawe. Hari igihe ubuze amahirwe mu buzima kandi buriya ngo amahirwe azanwa mu buzima. Nawe ntuzigere ukora ikosa na rimwe ryo kwanga umuntu ngo ni uko umubonye umusore yaje yidefanda ku mukobwa ariko umukobwa amubera ibamba. Gusa amaherezo umukobwa yaje kwifuza umusore atakimukeneye. Ese umukobwa we yafashe neza umusore, asigaye mu byishimo yanezerewe, ari kwitegereza umusore ahantu agenda arenga. Akimureba ati wawu, agahindukira akareba wa mukobwa akamukwera.